Data, ndagushimira yuko ukumpa ibyo kurya bya buri munsi ari nako umpa ibyo kunywa bya buri munsi. Sinzi igeno ryanjye, sinzi n'icyo wanteganyirije muri iyi si, ariko nyaguhora ku ngoma ndakwambaje, ndagushimiye. Uwiteka Mana yanjye, ndi jyenyine muri Edeni, kandi buri nyamaswa ifite ngenzi yayo birarana ndetse byirwana. Wampaye ibiri mu isi byose ngo mbiyobore kandi mbitegeke. Ni gute nzabiyobora ntagira umujyanama? Ni gute nzabiyobora ntagira umwunganizi? Buri nyamaswa wayiremeye umufasha wayo cyangwa umwunganizi. Za mbuto ziracyari ku mbehe yanjye, ariko zakubiswe n'izuba. Ntacyo, reka mfungure, ndaba nsaba Uwiteka ibindi byo kurya. Adamu, ibyo kurya byose ni ibyawe, ntukarye ngo usigaze. Haciye iminsi myinshi, Imana ikuramo Adamu urubavu, imuremera umufasha, imwita Eva. Adamu akangutse, asanga aryamanye n'umugore atazi uburyo yamugeze iruhande. Biramutungura cyane, ubwoba, abura aho akwirwa, ndetse yibaza byinshi aho uwo mugore yavuye. Ubwo Nyagasani Imana yaje kumubwira yuko atari yihagije, ahubwo yari akeneye umufasha cyangwa umugore. Nuko Adamu atangira kumureba, atangira kumukorakora areba ko yuzuye ameze nka we, maze asanga afite intoki 5 nk'ize, asanga afite amazuru nk'aye, asanga afite amatama nk'aye, ndetse aramukorakora. Ubwo Eva yabadukaga, Adamu agira ubwoba, atangira guhunga. Nyagasani Imana: Adamu, wansabye umufasha, none namukuzaniye. Nk'uko inyamaswa zigira izazo, nawe naguhaye umufasha. Mutegekane buri mu isi byose, ariko urubuto ntimuzaryeho. Nuko itunda rimwe ryari muri Edeni, Imana ibwira Adamu na Eva ko batagomba kuzariryaho. Izindi mbuto zose bemerewe kuzirya, uretse urwo rumwe ruri hagati y'ingobyi muri Edeni. Ibyo bishatse gusobanura imibonano mpuzabitsina hagati ya Adamu na Eva bari bukore, maze bagatangira kurema nk'Imana. Satani arabashuka, barya ku rubuto.